Muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuwa gatandatu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2024. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'ubworozi bw'ingurube, tukaba turi mu gice cyerekeranye n'imvange y'ibiryo by'ingurube. Ni ikiganiro twakoze hashize igihe kinini, ni kunyihanganira kuko nagiye mbora kenshi, ariko no kubera akazi nkora kandi ntabwo gakunda kunyemerera kubona umwanya wo kugira ngo nkore ibiganiro kuri YouTube, mujye munyihanganira. Ikiganiro cy'uyu munsi rero cyerekeranye n'imvange y'ibiryo by'ingurube, ni nacyo cya nyuma. Ku byerekeranye n'imirire y'ingurube, ku byerekeranye n'uko ingurube zirya, nicyo cya nyuma, tukazajya mu kindi gice. Nk'uko twabibonye mu biganiro byashize, imvange y'ibiryo by'ingurube ikorwa hakurikijwe ibintu bitandukanye. Twabonye ko umworozi agomba kureba imyaka ingurube ye ifite. Ese ni ingurube y'imyaka 10, ni ingurube y'imyaka 6, ni ingurube y'imyaka 3, ni ingurube y'amezi 2, ni ingurube y'amezi 4. Icyo gihe umworozi akabirebaho. Ikindi twarebye ni uko umworozi yagombye kureba ibiro ingurube ye ifite. Ese ni ingurube ifite ibiro 20, ni ingurube ifite 40, ingurube ifite 30, ingurube ifite ibiro 100. Icyo gihe nabyo umworozi akabirebaho. Ikindi ni intego y'umworozi. Uwo mworozi uri korora ugamije iki? Urifuza ko ingurube yawe irajya ku isoko mu mezi 3 ikazaba ifite wenda ibiro 60, icyo gihe urayigabura nyine kugira ngo bibyibuhe. Urifuza ko ingurube zawe zaba ari ingurube mu cyiciro ishinzwe cyangwa mu cyiciro cyo gutanga icyororo, icyo gihe ugomba kuyigaburira neza ku buryo itanabyibuha cyane kandi ntinanuke cyane. Twabonye kandi ko mu kuvanga ibiryo by'ingurube hagombye kuba harimo ibitera imbaraga, cyane cyane ibikomoka ku binyampeke. Benshi turabizi aborora ingurube, tuzi ko mu binyampeke harimo ibigori, ingano, amasaka cyangwa se ibisigazwa by'ibyo mvuze, nk'uko haba n'ibisigazwa by'umuceri. Ikindi hakaba harimo noneho ibisigazwa by'ibinyampeke nk'uko nari bivuze. Hari n'ibikomoka ku bisigazwa byo mu nganda zikora inzoga, dreshe, ariko hari abaturage b'Urusibe bangiriye inama, barambwira bati Patricia, hano i Rusibe dukunda kunywa agahiye k'ikigage, gakomoka ku kigage. Hari n'ibivuzo aborozi b'ingurube baho bakunda guha ingurube. Icyo gihe urumva ko ufite ibivuzo biterwa n'aho wororeye, ushobora nabyo kubiha ingurube. Hanyuma tukivuga no kuziha imyunyungugu, ushaka kuziha umunyu w'igikukuri, ushaka kuziha kokiye, bitewe n'aho wororeye. Ibi byose mvuze ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu agomba kubikurikiza 100%, kuko ushobora no kuba ufite ubundi buryo. Imyunyungugu ni kwa za Primex, ushobora kuganira na veterineri akagura aho wazikura, kuko ni ingenzi. Hanyuma ku byerekeranye cyane cyane ni ibyubaka umubiri. Hari nk'abantu aho batuye wenda hashobora kuba haboneka ibihwagari, hashobora kuba haboneka soya. Twebwe dufite magoti, nubwo dukoresha soya. Magoti ni ibikomoka ku bworozi bw'amasazi y'umukara, turabikoresha cyane. Ababa ahantu hari amafi bakaba bashobora kubona ifu y'amafi. Ibyo byose biri mu byubaka umubiri. Hakaba n'ababona ifu y'inyama, ifu y'amashaza, ifu y'ibishyimbo. Hari byinshi biri mu cyiciro cy'ibyubaka umubiri. Izi ni ingero ndi gutanga. Kandi icyiza ni ukwegera veterineri. Hari veterineri n'umurenge, hari veterineri bikorera ku giti cyabo. Akenshi ni byiza ko tujya tubegera tukabagisha inama ku byerekeranye no kugaburira ingurube zacu. Ubundi kugira ngo uvange ibiryo by'ingurube, ushobora kwivangira ni igihe nyine udashobora kubona ibiryo byo mu ruganda. Ubundi byiza ni uko wakoresha ibiryo byo mu ruganda, ariko nkanjye wenda aho nororeye ni kure y'i Kigali, biratugora kubona ibiryo byo mu ruganda. Bitugeraho bihenze, bitugeraho binatinze. Igihe rero tugitegereje ko bitugeraho, dukora ibishoboka byose kugira ngo twirwarize ingurube zacu ntizicwe n'inzara. Reka turebe rero ibyerekeranye n'ingero. Aha turareba ingero zo ku ngurube zifite ibiro 20 kugeza kuri 70. Kuvuga ngo ingurube ziri hagati y'ibiro 20 kugeza kuri 70
uramutse ushatse kwivangira hari mugenzi wanjye cyangwa se unkurikira nibagiye kumusubiza nyihanganira ariko komantere yanditse narazibonye araho yavuze ati kwivangira birahenze. Nibyo koko birahenze kuri iki gihe kuko ubukungu bumeze nabi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, na hano ndi Denmark ubukungu bumeze nabi, ifaranga rigenda rita agaciro, kandi twese tuzi impamvu. Hari covid, hari intambara zo muri Ukraine, hari intambara zo hirya no hino ku isi. Ibyo byose bituma nyine ubukungu bugenda bumera nabi, ariko ntabwo bivuze ko bizahora bumera nabi. Iyo bubaye nabi rero nyine ibyo tugura birahenda cyane. Uramutse ugiye kuvanga ibiryo uraha ingurube zawe ziri hagati y'ibiro 20 na 70, nabitse ko ndongera mbibutse ko ari byiza kureba veterineri, cyane cyane no kureba ku byubaka umubiri. Byagombye kuba biri hagati ya 16 na 18 ko bajya batugira inama niko babitubwira, ariko ntabwo ari itegeko. Ibigori tubwanga nagiye ntanga ingero, ushobora gukora ibikoroheye ukaba tukwijana. Niba wenda naratse ngo ibigori ugafata ibiro 50 washyira blanda, ugashyiramo blanda ibiro 20, ugashyiramo soya ibiro 10, ugashyiramo ifu y'amashaza ibiro 8 uramutse uyifite, ugashyiramo premix ibiro 5, amavuta y'ibihwagari uramutse uyifite, imboga. Ibitabibonye ushobora gukoresha ibindi, ushobora gukoresha ibivuzo, ushobora gukoresha hydroponic foda y'ingano uramutse uzi kuyikora. Twe kuri soya turayikora hydroponic foda y'ibigori, magoti. Ariko nabibutsa ko ibi byose byanditse ahangaha nibyo umworozi ashobora kwifashisha mu gihe ategereje ko ibyo byo mu ruganda bimugeraho, kuko uramutse wivangiye kuri ubu buryo ushaka kutabona wenda ushaka kutabona nka magoti, ushaka kutabona wenda premix, ushaka kutabona soya, ushaka kutabona ifu y'amafi. Mbese ni nk'ako akora ni kwideburuya, ariko kira bajya babona kwirwanaho, kwirwariza ukideburuya. Izi ni zimwe nyine mu ngero wakoresha uri kwivangira ugiye guhingura ibizo muri iki cyiciro. Ikindi wenda uramutse ufite ingurube yonsa nabwo ushobora kwivangira. Ahanga nanditse nabi byubaka umubiri 4 kugeza kuri 16 naribeshye, kuri 14 hagati ya 14 na 16 byubaka umubiri. Ubundi ingurube zamaze gukura ntabwo ni ngombwa ko tuzibyibushya cyane, kereka wenda ushaka kuyigurisha ukaba ati ingurube imaze kubyara, ndabona nshaka kujyana ku isoko. Icyo gicucu ushobora kuba ibiryo rwose bibyibushya, noneho yamara kongera ibiro hejuru ugahita ujyana ku isoko. Aha naho ni ingero: ibigori, blanda, ifu y'ingano, ifu y'ibihwagari. Aho wenda nk'ifu y'ibihwagari ushaka gushyiramo wenda se ifu y'ubunyobwa, iyo utabonye ifu y'ubunyobwa ukaba washyiramo soya, iyo utabonye soya ukaba washyiramo ifu ya magoti, utayibonye ugashyiramo ibindi byerekeranye nk'uko twagiye tubibona mu mavideo atandukanye. Urebe ikintu waba ufite kiri mu cyiciro cy'ibyubaka umubiri. Ibi ni ingero nagiye ntanga nyinshi nagerageje, ariko hari aho nagiye nandika hydroponic foda. Hari batari bamenyera kuyikora, ariko irafasha cyane. Gusa ntabwo wayigabura amatungo yawe, bisaba nyine ngo ni inyongera, aba ari inyongera. Rero nkumva ikiganiro cy'umunsi cyerekeranye n'ibyerekeranye no kuvanga ibiro by'ingurube n'ahana kigarukira, ndakigarukiriza ahangaha. Nabitse ko iteka ibyiza bigufasha w'umworozi w'ingurube ari kugisha inama veterineri w'umurenge. Nimugira amahirwe mukagira veterineri w'umurenge nk'uwacu, twebwe rusibe dufite veterineri w'umurenge rwose aradufasha, yitwa Byiringiro. Nimujye mumukenera wenda muzajye ntabwo muze ngo azajye gufasha abantu bose bo mu Rwanda, mu mirenge yose yo mu Rwanda, ariko njye nagize amahirwe nyine yo kubona veterineri w'umurenge akadufasha igihe bibaye ngombwa. Niyo tutanamukenera rwose araza akadusura akatubwira ati Patricia hanga uhindura iki ngiki. Murumva ko kugira veterineri nk'uwo nguwo ntako bisa. Hanyuma rero nababwira nti mugire umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricia,
naho mu kanya ikiganiro kirakurikiraho ni ikiganiro cyerekeranye n'ibibazo aborozi b'ingurube bibaza. Hari ibibazo bagiye bambaza byinshi ngenda byandika, ngerageza kugenda bisubiza mu kanya n'ibyo turarebaho. Mugire ibihe byiza rero, Imana ibahe umugisha kandi mbifurije ishya n'ihirwe mu bworozi bw'ingurube. Turi kumwe cyane.